kumenya byose n'intego yacu. Hello friend, ibintu birakureba wowe ufite smartphone. Ibi bintu birakureba wowe wahanze email. Ibi bintu birakureba, biragusaba kugira ngo urebe iyi video kugera igeze ku musozo. Muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko wagarura email yawe wasibye muri telefone yawe. Tugiye kurebera hamwe inzira wanyuramo maze ukabasha kuba wagarura email wasibye muri telefone yawe ikongera ikagaruka. Abantu bamwe baba bari bafiteho amadokima menshi, amanimero y'abantu baragiye bayemeza kuri email yabo, ariko batanga telefone bakayisiba, kuyigarura na ya manimero ngo agaruke bikananirana. Iyi video rero nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Numara kureba iyi video ikagera ku musozo, uraba ufite ubushobozi bwo kuba wakigarurira email yawe wasibye. Tudatinze, uraza hano muri Gmail, uraza hano muri app ya Gmail, uraza ube wakinjira hano kuri app ya Gmail. Ngiyi hano urimo urayibona, uraza ube wayinjiraho, uyemezeho, uratungukira ahantu hameze gutya. Uratungukira ahantu hameze gutya, urasangamo email itari yawe, hari n'ubu urasanga nta email irimo. Kugira ngo umenye ko harimo email, hano hejuru aha nguni urahasanga agafoto gatangira email yawe, cyangwa se uhasange izina rya email. Uraza rero aba ariho wemeza, uraza uhite wemezaho kwako kanyuguti gatangira email. Icyo urakora hano harimo email, uraza scrolling uze hano hasi handitse add. Ahangaha uraza hano handitse add another account. Aha niho uri buze ukemeza. Turaza twemezeho, turaza tube twakemezaho. Tukemezaho bahita baduha dashboard imeze gutya. Hano hambere urabona handitse Google Outbox. Turaza hano hasi, aha hasi handitse another, niho turemeza. Niturangiza ahangaha baduhaye gutya, aha muri aka gataburo turaza twuzuzemo iyo email dushaka kuba twagarura. Turaza tuyuzuzemo, uraza uyandikemo yose uko yakabaye. Urebe ko wayanditsemo neza. Nusanga wayanditsemo neza, urakanda ahanditse next, uraza ukande hano hasi handitse next, turaza dukandeho, turategereza. Ahangaha urashyiramo password ya telefone yawe kugira ngo babanze barebe ko ari wowe uri kuyikoresha. Urashyiramo password yawe ya telefone, niyo urashyiramo isanzwe. Kanshyiremo iyanjye. Turategereza maze babanze bacekinge barebe neza
tayari barakugarurira ya email urimwo urayibona hano muri kano gataburo, niba ariyo uraza ukande hano hasi handitse next, turaza dukande hano hasi handitse next. Tayari ugitunguka bahita baguha dashboard imeze gutya, kugira ngo ahangaha niho urandika password ya iriya email yawe. Ese ni iyihe email yawe password wakoresheje? Uraba uyibuka uraza uyandikemwo hano, uraza ube wayandikamo, hano mwa kano gataburo. Password nk'ibisanzwe aba ari inyuguti nkuru, itangizwa n'inyuguti nkuru, uraza ube wayandikamo. Kanandikemo iyanjye, nawe urandikamo iyo wakoresheje ufungura iyi email. Yuzuzamo uraza ube wakanda hano hasi handitse next, maze dutegereze. Tayari urabona dutungukiye aha hantu hameze gutya. Password niba wayishyizemo urahita utungukira ahantu hameze gutya, uraza ukanda hano hasi handitse agree. Uraza aba ariho ukanda, tegereze. Hano barimwo baratwereka nimero twaverifiyeho iyi email. Ahangaha barimo barayitwereka. Hano twafata ushobora kuba wagaruramo email yawe nibaramuka baguhaye ahantu hameze gutya, ariko hari uwo batarayiha, ahubwo we agahita akomeza. Uwo batarayiha arahita akomeza akandi skip, maze ategereze. Tayari email ibashije kuba yaza muri telefone, bakugarura inyuma email yawe yagezemo. Email ibashije kuba yagaruka, email yacu twari twarasibye ibashije kuba yagaruka muri ino telefone. Ngiyi hano murayibona, Hafashimana Thomas. Ndabashimiye mwebwe mwarebye iyi video, mwibuke gukanda subscribe, ukore kunzogera, tuzajya tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda, Imana ibarinde. Ciao ciao, nawe utaha, Imana ibarinde.